hanyuma kubamaze kubyarwa ubwa kabiri bera ko baravutse barapfa nakundi bavutse bapfuye kubavutse ubwa kabiri byo biri ahita iyo wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza kwizera igitambo atambye kumusaba ko gihagije kugira ngo kirwanagure ibyaha uzabashe kwinjira mu bwami bw'Imana biravuga ngo ubuvutse ubwa kabiri ubu byawe n'Imana nkuko kare twabibonye muri Yohana ngo abatarajyawe n'umugabo n'umugabo babyawe n'iki babyawe n'Imana cyo gihe ubyawe n'Imana kubabyawe n'Imana rero twabonye ko kuva mu itangira umugambi w'Imana no gusabana nayo birashoboka ko ushobora kuba wavutse ubwa kabiri ariko uyu munsi ukaba uri hano ntusoma ijambo ry'Imana ntusenga njye navutse ubwa kabiri birahagije reka da kuko ntabwo yakuremeye kuvuka ubwa kabiri yakuremeye gusabana wasabana n'umuntu utaganira wasabana n'umuntu utabwira akubwira gusa niyo mpamvu you need to read Bible iri ndio jambo ry'Imana ry'ukuri hano dusabanira n'Imana hano iratubwira natwe mu isengesho tukagira gute ibyo bintu mu buzima bwawe nubona umunsi utambutse ibyo bintu utabikoze udasomye ijambo ry'Imana udasenze menye ngo uyu munsi natakaje iki Imana yandemeye gukora baza arye kaba ari ingenzi ariko kahita gatuma utafocus tugiye gusenga rero ingingo Imana ngiganiriza umutima wawe kenshi tujya twiga ijambo ry'Imana rikaba ubwenge n'ubumenyi bikajya mu mitwe yacu ariko byagera ku mitima yacu ugasanga yarumye wareba ku mikorere ugasanga ntayo ariko ubumenyi tubufite rero ngiye hano mfite navuga ko Imana yaduhaye ubushobozi bwo kuvuga tukabwira amatwi yanyu bikagera mu bwonko ariko kugeza ku mutima naho Imana rero niyo mpamvu tugiye kwinginga ngo icyo ushaka kunganiriza uyu munsi Mwana ari cyo unganiriza data twongeye kuguha icyubahiro Mwana tugushimiye ko ari wowe mwiza tugushimiye imbabazi zawe watugiriye ubwo twari dupfuye tuzi ibyaha n'ibicumuro byacu ngo Kristo wemeye kudupfira Mwana kugira ngo twe tubashe kubaho tuzabane nawe ubuzima bw'iteka ryose warakoze Mwana uyu munsi twateraniye hano kugira ngo tukuramye tuguhimbaze kubw'ibyo wakoze mu buzima bwacu kubw'ibyo wakoze ku buzima bwacu ukabukura mu rupfu ukabushyira mu bugingo data ndetse no kubyo wakoze ukadukura mu buriri uyu munsi tukaba turi hano Mwana hari bamwe bavuye mu masegonderi uyu munsi bageza muri kaminuza twese twagiye tuva ahantu hatandukanye uduteza intambwe tugeza ahandi ibyo turabigushimiye Mwana data duciye bugufi turi imbere yawe data turaguhamagaye ngo uzuganirize imitima yacu turabizi ko bishoboye Mwami twemerere ijambo ryawe icyo rivuga twe kurivugisha icyo ritavuga ahubwo Mwami mwiza icyo wanditse ugambiriye ko amatwi yacu azumva uyu munsi reka aricyo twumva Mwana kandi icyo ijambo ryawe rivuga ngo inkota ityaye cyane Mwana ngo ikubita igahinguranya ikagera ku mutima Mwana reka ariko n'uyu munsi bigenda ijambo ryawe ribashe kugera ku mitima yacu kugira ngo twe gutahana ubumenyi ahubwo dutahane ubuzima Mwana urakoze kumva gusenga kwacu ngwino tuyobore maze ubane natwe utuganirize kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen haleluya yego kubatanzi nitwa Imbazimana Christian niga General Medicine and Surgery hano muri kaminuza y'u Rwanda ndi umujebesiye cyangwa se ndi umumambure wa JBI nanjye numvishe iyo vision numva izo nkingi twubakiyeho numva nanjye nabyubakiraho kandi icyo batumbiriye numva ari cyiza mpitamo nanjye kubajoyininga uyu munsi niho ndi nubwo buntu nagiriwe rero tugiye kwigana ijambo ry'Imana umwanya muto narihaye umutwe ariko ijambo ry'Imana ubundi niryo ryisobanura ariko nkurikije ibyo nakuyemo nasanze rivuga kuri impamvu ya muntu mu isi kubera icyo umuntu mu isi wundi rero turibanda ku gitabo cy'Itangiriro icyo gitabo kibanza muri Bibiliya nkuko izina ryacyo riri ndagira ngo mbanze mbakundishe kuri iki gitabo cy'Itangiriro ko naragikunze cyane ubundi iyo tukivuka hari ibibazo tugenda twibaza si ubundi navuye hehe maze mu Itangiriro no tugenda tubona ibyo bisubizo iyo turebye mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere tubona ko ni Imana nyine Imana yaturemye aho twavuye ni Imana yaturemye hari indi bibazo tugenda twibaza bigiye bitandukanye
kubera ikindi mwisi. Iyo turebye mu Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 6 tubona ko impamvu uri mwisi ari kugira ngo ugirane relationship n'Imana, kugira ngo ugirane ubusabane n'Imana. Tugenda twibaza ibibazo byinshi, ese noneho nimpfa se bizagenda bite? Nabwo Bibiliya n'Itangiriro ubwaryo rirabyerekana nidupfa uko bizagenda. So umurongo wa 25:8 batwereka ko nyuma yo gupfa hari ubundi buzima. Rero bya bibazo byinshi tugenda twibaza dore bisubizwa mu gitabo cy'Itangiriro, ahandi twabisanga. Rero nicyo nifuje ko tuza kwigaho, turasomamo imirongo mike, ariko namaze kuvuga ku gasama ari n'Itangiriro ndabandi baziga basoza. Nuko uri ku isi kugira ngo ugirane relationship n'Imana, ugirane ubusabane n'Imana. Ko ibindi ushaka gutekereza ko waje mu isi gukora, Imana yari ubyikorere ikanabikora. Nkuko umubyeyi abyara umwana ntago amubyeyi ngo azamukorere, ahubwo amubyeyi ngo azanezezwe no gusabana nawe, kuganira nawe. Niyo mpamvu icyo ari cyo Imana yaremeye umuntu. Tugiye kubireba mu ijambo ry'Imana, tugiye gusoma mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26 turageza 27. Ariko reka duhere kuri 24. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana iravuga iti, isiza n'ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, biba bityo. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana irabanjira inyamaswa. Ku murongo wa 26 iravuga ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye, bombi niko yabaremye. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Turongera dusome mu Itangiriro igice cyawo cya 2 umurongo wa 7 tugeze wa 17. Nukurambura page iri nyuma gusa. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imezamo n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo wigabanyamo ine. Umwe witwa Pishon, ariwo ugose igihugu cyose cy'ihavira kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa udora, n'amabuye yitwa Shohamu. Undi witwa Gihoni, ariwo ugose igihugu cyose cy'ikusi. Undi witwa Hidekeru, niwo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa kane witwa Ufurate. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri ingobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Iryo ni ryo jambo ry'Imana tugiye kureba uyu munsi. Ubundi tugisomeye umurongo wa nyuma wakagombye kuhita wibaza ikibazo. Imana yambwiye Adamu na Eva ko nibarya kuri cya giti cy'ubugingo, igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, bazapfa. Sibakiriyeho yango tutaza gusoma ibintu byinshi, gusa ntekereza ko tubizi. Bakiriyeho, ariko nyuma tuza kumva ngo barabyaye nyuma. Kandi se babyaye barapfuye, cyangwa se Imana ibyo yarivuze ntabwo yari ikomeje? Turaza kubibona.
ariko nuko twahoze tubivuga ijambo ry'Imana nyine riba ari ukuri. Nimba yaravuze ngo nimukiryaho no gupfa muzapfa, turaza kureba ko bapfuye, ariko tise dushyira ko dusanzwe tubibona baje kubyara se barapfuye, nuko twahita twibaza. Turaza kubibona. Hari n'ikibazo wabajije kari muri Bible study kijyanye n'ubugingo, tuza gusobanura. Turaza kureba umuntu mu by'ukuri tumenye yapfuye ate, ko Imana iyo yavuze nyine iba yavuze, nimba yarakiriho, nimba ari gupfa yagombaga gupfa. Reka tugaruke aho twasomye. Twarebye neza amagambo twasomye mwitangira igice cya 124. Imana ijya kurema inyamaswa yaravuze ngo twayibonye, ni ijambo yavuze. Yaravuze, Imana iravuga iti isi zani ifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari. Biba bityo, isi nk'uko amoko yazo ari. Nuvuga ngo Imana ikimara kuvuga ngo isi bizane, biravuze ngo byahise biba gutyo. Amatungo ababayeho. Nyuma twaje gusoma hepfo ku 26 tubona ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho ni yacu. Reka mbanze mere kuri tureme umuntu. Noneho kurema umuntu ntabwo ahise ivuga ngo tureme umuntu ngo ihite ivuga nk'uko ku nyamaswa byagenze ngo umuntu abarabonetse. Ahubwo iyo tugiye mu gice cya 2 kiza gisobanura noneho wa muntu Imana yamuremye gute. Hamwe twasomye twabonye ko Imana yafashe umukungu. Ngo ndatangira kubabwira ukuntu Imana umuntu yari yamwitayeho kurenza ibindi biremwa byose. Yamaze kubivuga ariko irangije ijya no kubikora. Inyamaswa yaravuze zijya wari, maze Imana iragenda ifata umukungugu mu gice cya 2 twabisomye irema umuntu. Maze ikindi kintu yakoze gikomeye turaza kureba cyane, ngimuhumekeramo umwuka wayo. Ku bantu bize za biology, inyamaswa n'abantu si duhumeka umwuka umwe, oxygene, sibyo? Cyangwa ninjye wayize njyenyine? Inyamaswa n'abantu mu busanzwe duhumeka umwuka umwe wa oxygene, tugasohora wa carbon dioxide. Uwo dusohoye n'ibiti bihumeka nabyo bikatugarurira uwo bisohoye, natwe tukawufata tukaba magirirane gutyo na gutyo. Ariko Imana irema inyamaswa yaravuze zihita zibaho. Maze ngiremo umuntu imaze kumurema imuhumekeramo umwuka wayo. Cyo kintu tuze kucyitaho. Umwuka w'Imana hano bavuga ntabwo ari oxygene imwe tuzi, yego, ntabwo ari oxygene, imuhumekeramo umwuka wayo. Umwuka wayo uza gutura mu muntu. Maze dukomeje gusoma hasi turagira ngo turebe ibintu Imana yahaye umuntu. Imana imaze kurema umuntu tubonye ko ku murongo wa 26 yamuhaye ishusho yayo. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri aramubwira ngo atware ibiri mu isi. Ubwo imuhaye iki? Inshingano. Maze kumuha ishusho yayo yaje kumuha inshingano. Hanyuma ikindi gikomeye cyane yamuhaye, byose birakomeye, ubwo ni cya 3. Ku gice cya 15 mu itangiriro tubona none Imana yereka umuntu ko yamuremeye gusabana nayo, imuha kubana nayo mu busabane. Imana noneho iha umuntu kugira gute gusabana nayo. Izindi nyamaswa icyo kintu ntabwo zigeze zikibona, ariko umuntu abonye ishusho y'Imana, nyamaswa nayo zibonye. Abonye umwuka w'Imana, agize ahawe gusabana nayo, ahawe no gutwara bya bintu. Ikindi kintu Imana yamuhaye amahitamo. Tubanjirije ku mahitamo, yari yanamuhaye ubuturo. Mwabonye imigezi twasomye yaneteshaga Eden, kunetesha suko muri kubyumva, kubobereza kugira ngo ibiti bikure. Imana yari yanamuhaye ubuturo kandi ihitaho, ishyiramo ya migezi ne twasomye harimo na pishoni itiranwa na worship team yacu hano, kugira ngo ineteshe iyo ngobyi ibashe kugira imbuto nziza. Ariko imwereka ibiti bibiri, iramubwira ngo ntuzagire gutya na gutya. Maze umuntu rero
kitwereka ko yamuhaye amahitamo nuko yaje kwihitiramo. Imana yaramweretse maze Satani amaze kumwoshya kugira ngo utaza kubisoma ni birebire, we yihitiramo. Imana none yamuhaye amahitamo. Ngo tubonye ibintu bitanu Imana yahaye umuntu, turaza kure. Yamuhaye ishusho yayo, mu mwuka wayo, imuha presence yayo, ubusabane bwayo nayo, imuha ubuturo, imuha inshingano, irangije imuha n'amahitamo. Hanyuma umuntu Imana imwitaho bigeze hano, imutunganyiriza Edeni bigeze hariya, harimo n'igiti cy'ubugingo, nyamara icyo atari yemerewe kuryaho, ikimenyekanisha icyiza n'ikibi. Ibaze ikirimo ikibi, iyo dukomeje gusoma hasi tuzakubona ko umuntu yaje kukiryaho. Igice cya 3 kigaragaza depravity yabayeho, kugwa kwa muntu kubera koshwa na Satani akemera. Kugira ngo uyu murongo twashoreje dusoma mu gice cya 2 umurongo wa 17, Imana imubwira ikintu gikomeye, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ariko nyuma aza kubaho, kubyo tuzi byo kubaho aza kubaho ndetse aza no kubyara. Rero nagira ngo tubanze dusobanukirwe, ese uyu muntu koko yarapfuye? Imana tuzi ko nyine iyo kivuze iba yavuze kandi niko kuri. Nagira ngo tubanze dusobanukirwe umuntu. Kare twahuze tukibaza muri Bible study, nagira ngo tujye mu Batesalonike ba mbere, umurongo umwe twifashishayo, cyangwa se dutegereze tuwumve kugira ngo bitaturangaza. Tesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23, uhanangara dusomera. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23. Imana y'amahoro ibenze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarinda, bitazabaho umugayo bwo umwami wacu Yesu Kristo. Vuze neza, avuze ngo umwuka wanyu ubugingo bwanyu n'umubiri, ibyo ni byo bintu bitatu bigize umuntu. Hari spirit, soul, ubugingo mu cyongereza byabwita soul. Spirit, soul and the flesh. Flesh ni umubiri tuzi ubora, hakaza soul. Soul cyangwa se iyo turebye mu cyongereza bahita soul. Soul ibamo ibintu bitatu, harimo mind, will and emotion. Igice tuzi cy'umuntu kigira kwifuza, kikagira emotion, imitekerereze, kikagira amahitamo, iyo niyo bita soul. Hakaza the flesh cyangwa se iyi body tubona, physical body. Iyi ngiyi noneho ni yindi tuzi umuntu ashobora gukata ikababara, ni nayo tuzi kikabora, yego. Noneho hakaza n'ikindi gice cya 3 cyitwa umwuka, the spirit part, cyangwa se nuko twabivuga. Icyo gice cya 3 mvuze nta inyamaswa kigira. Ngira ngo mwitangire y'ibintu byose twabibona. Imana we uwo muntu yamuhaye umwuka wayo. Noneho hasigara inyamaswa zo ziratekereza, muri inyamaswa zo zirababara, zigira emotion, zigira amahitamo, karigihitamo guca cyangwa hano, nazo zigira soul, zikagira na body. Ariko zigatagaza spirit ituma habaho ubusabane bw'umuntu n'Imana. Rero iyo bavuze gupfa no gutandukana kwa soul n'ikindi kintu, iyo soul yatandukanye n'umubiri tubyita physical death, baragushyingura. Kubera ko soul yawe, mind yawe itari bikora, ntabwo ushobora kwinjiza umwuka. Hano hari ibisaba ko tuza kumva neza kugira ngo tuze kwa understanding. Nabonye ari ikibazo dufite muri Bible study. Ni ukuvuga ngo gutekereza, nimba ugiye guhumeka igice cy'ubwonko, ndabivuga byoroheje kugira ngo muze kubyumva, nicyo gikomanda kugira ngo habeho contraction, umwuka winjire undi usohoke.
ibyo rero bitabayeho umuntu ntabwo abasha guhumeka, yatakaza umwuka. Nuvuga ngo soul itarimo ikora yatandukanye na body cya the flesh, abaho physical death, umuntu turamushyingura. Nono cya gice spirit yatandukanye na soul, nabwo habaho spiritual death. Turazumvishe hariho spiritual death and physical death, turaza kwibona. Iyo bitandukanye habaho gupfa. Rero soul iyo nababwiye ibamo will, emotion and mind, amahitamo, emotion n'ibindi byose. Hari igihe izo emotion ziba ziyoborwa n'umubiri the flesh, cyangwa zikaba ziyoborwa na the spirit, ariko umuntu nyirizina ari soul. Ahubwo hari igihe soul igenwa na body cyangwa the flesh, cyangwa se soul ikagenwa na spirit. Ndagerageza bisobanure ku buryo mu byumva. Hanyuma rero iyo spirit iri yaje mu muntu, ubwo spirit na soul biri kumwe, cya gice cy'umubiri cya gatatu kiri kumwe, tuvuga ko umuntu yabaye muzima, tuvuga ko umuntu yazutse cyangwa yabyawe ubwa kabiri, aribyo twita kubatiza. Iyo umwuka w'Imana waje gutura mu muntu, Paulo mu Befeso niho bivuga mu gice cya mbere ntekeza kandi umurongo wa 14, kuvuga ngo mumaze kwizera yabaye umwuka wayo wera ariwo kimenyetso. Mvuga ngo ku muntu wizeye Kristo tuzi ko abavutse ubwa kabiri. Umwuka w'Imana iyo umutuyemo nicyo kintu cyonyine kimenyesha umuntu ko ari umwana w'Imana, cyangwa se ko yavutse ubwa kabiri. Aho twanimo tureba kuri soul the spirit. Rero umuntu akora icyaha ku murongo wa 17 igice cya kabiri mwitangiriro, maze ngo amare gukora icyaha, nkuko Imana yambwiye ngo nugupfa uzagira gute, maze ako kanya umwuka w'Imana umuvamo. Iyo separation ya soul and spirit twabonye ko ari umuntu koko yayisapfa, kikwereka ko apfuye. Noneho ntabwo soul yari ikidependa kuri spirit kugira ngo irebe uko ireba ibintu. Ikimara kumuvamo mwabonye ko yahise amenya ko atambaye, kubera ko soul yatangiye kwitangira kugipanda no gukontororwa na the flesh. Noneho atangira kwita ku by'umubiri, ariko ntabwo twambaye, bajya kwihisha bikingaho, kubera ko already yamaze gupfa, kubera ko umwuka w'Imana amaze gutandukana nawe. Maze ngo Adamu amaze gukora icyaha apfa gutyo. Bya bintu Imana yamuhaye, dore ngo byose arabitakaza, asigarane kimwe. Twari twabibonye. Cya mbere yahise atakaza ishusho yayo, umwuka wayo yarawutakaje, atakaje presence yayo, kubera ko Imana yahise yirukana muri Edeni, ishyiraho n'abamarayika bo kurinda, kugira ngo wa muntu amaze gukora icyaha atazatusha gato bikarangira ari ku giti cy'ubugingo akazaparamiye mu cyaha. None Imana ivuga ngo ishyiraho abamarayika ku nkengero za Edeni ngo wa muntu atazongera kwinjira muri Edeni, kuko harimo igiti cy'ubugingo kugira ngo atazakiryaho. Ariko murabizi imbere Imana ikimwereka amahitamo y'ibintu uko azahitamo, icyo yamuje kuryaho ni igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, kandi harimo igiti cy'ubugingo, ntiyamubuza. Ariko amaze gukora icyaha, yarya ku cy'ubugingo yari kuzarama aba mu cyaha. Imana ishyiraho izo nkengero ngo atazatusha gato akarya ku giti cy'ubugingo ari mu cyaha, bikarangira aramiye mu cyaha. Ibyo ni ibyabaye kuri Adamu. Aho twahita twibaza, nese umuntu upfuye abo yabyaye bavutse bate? Yabyaye abantu bazima cyangwa yabyaye abantu bapfuye? Tubonye ko umuntu amaze gupfa, ntabwo ari bya bindi tuzi byo gupfa cyo gutandukana k'umubiri. Amaze gupfa, noneho byaje kugenda bite? Abo yabyaye twese ko twavutse ku muntu wapfuye, twavutse ku mupfu, niko nabivuga. Nicyo kinyarwanda kizima, ariko sibyo. Ubwo noneho twe bimeze bite? Paulo abivuga neza cyane iyo turebye mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 12. Baroma igice cya 5 umurongo wa 12, Paulo arabizana neza akadusubiza icyo kibazo. Ese twe byagenze bite? Mwe ntabwo mwakibajije. Nimba twaravutse ku muntu wapfuye, twe tumerewe dute? Umurongo wa 12 umva ukuntu Paulo avuga.
ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'ibyaha ngo niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Pawulo nabisobanura ngo nk'uko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe ngo urupfu rukazanwa n'ibyaha niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. ngo bishatse kumvikanisha iki? Cya kibazo twibazaga ese ko twabyaye n'umuntu wapfuye twe twavutse tumeze gute? Spiritually dead. Sicyo birivuze? Ntabwo ari ukubatuka, turimo turavuga ijambo ry'Imana n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Abakomotse kuri Adamu twese hatari byo ngo wakoze gutya. David kwa gatanu yabitwigishije neza. Icyaha cya Adamu twarakivukanye. Kuvukana icyaha bivuze gupfa. Icyaha n'urupfu ntabwo bijya bisigana. Abaroma 6:23 Paul yakabivuga. Kuko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. None si umuntu yakoze ntahembwa. Nimba icyaha umuntu yaragikoze arahembwa. Ariko igitangaje twebwe twaranakivukanye kuko twakomotse kuri Adamu. Kibigaragaza nkuko iyo uvutse uri umwana nawe ukwigisha amanyanga yose amuzi. Si byose? Iyo uri umwana, David yaduhaye urugero rwiza kwa gatanu ngo yajyaga ibisukari arakana gatoya k'imyaka 2. Mama yamaza ngo ari isukari intoki akahita zishimye kandi iri ku munwa. Uwo mwana ni wamwigishije kubeshya. Ninde wamwigishije kubeshya? Umwana w'imyaka 2 hari umubyeyi wafata umwana akamubwira ngo mwana wanjye rero nibajya bakubaza bagikona bagiye kubwita ujye ubeshya. Maze Dawidi yarabivuga neza Zaburi 50:7 ngo mu byaha ni mo mama yambyariye. Ngo dore narema mu gukiranirwa ngo mu byaha ni mo mama yambyariye. Bavandimwe birababaje kuko nuko twavutse turi spiritually dead ariko physically dufite ubuzima. Hari ikintu bagiye kubabwira kuri Soro Bibiliya ikiriyaringa. Iyo umuntu apfuye ya soul igatandukana na body, iyo soul itari connected na spirit ntabwo umuntu aba afite ubuzima, ni ukurimbuka. Hari ushaka kwibaza se tuzaba warakoze icyaha utarize Yesu Kristo azarimbuka gute? Umubiri uzaba waraboze, turabizi ko nyuma y'ibyumweru bingaho umubiri umaze kubora. Ariko uyu mubiri ntabwo ari wowe, ngo n'ikimenyimenyi bamwe tujya tugerageza no kwihindura. Wagerageza kubashaka se kwihindura ko ubundi muntu? Ibyo wifuza n'ibyo utekereza n'ibyo ukunda wakifuza ko bikurwaho ukajya ukunda iby'abandi? Nyine twebwe ni soul. Twebwe imbere nabuze ikinyarwanda cyiza mbikoresha. Uyu mubiri dushobora kuwambura tukambara n'undi. Ubwo hasigaye haraje plastic surgery, umuntu agenda agahindura ukagira ngo ntigeze umumenya. Ibyo bitwereka iki? Uyu mubiri ntabwo ari uwunyine si wose wo twebwe, kuko twe banyawo turashaka kuwuhindura, si byose? Rero iyo umuntu apfuye atandukanyijwe n'Imana, iyo upfuye uri spiritual dead, jambo ry'Imana rikiriya neza ko urimbuka bw'iteka ryose, kubera ko utabasha kubana n'iki? N'Imana. Ariko wari usanzwe uri mu busabane n'Imana, iyo apfuye ni ukomeza, ubundi bamwe bajya babyita gutaha, kubera ko Paulo aravuga ngo kamere yanjye nayibambanye na Kristo. Umubiri gupfa yamaze n'undi gusa nk'uwikuraho. Rero uyu muntu aza gupfa bita Adamu, maze amaze gupfa igitangaje yaratubyaye, natwe tuvukira muri iyo kondisiyo. Dawidi nawe abisubiramo nkuko nabibabwiye ngo dore mu byaha ni mama yambyariye, naremanywe gukiranuka. Uvuka uri umunyabyaha, niko biri bikiriyaringa. Utarabikora, ahubwo kubikora ni bikwereka ubushobozi bifitemo. Kamere ufite ni ikora icyaha. Rero icyaha ntabwo ari cyo kitugira abantu, ntabwo ari cyo kiduha kamere mbi, ahubwo icyaha kigaragaza uko tumeze, uko twavutse. Kandi niko kuri
icyo uri cyo nicyo kigena ibyo ukora, ko ntabwo ibyo ukora ibyo bigena icyo uri cyo, sibyo? Ntabwo ngiye nshobora kuza mvuge ngo ndajyara mu muhanda ntagere mpagarika imodoka ngire gute, kubera ko nkoze akazi k'abapolisi, ubwo barahita bangira umupolisi yego, ariko umupolisi iyo bamugize umupolisi araza akabikora. Rero ibyo dukora biterwa n'ibyo twabaye byo, ntabwo ibyo dukora ibyo bigena ibyo tuba byo. Iyo ubona dukora ibyaha twereka ko turi abanyabyaha, ntabwo icyo ari cyo kikugira umunyabyaha, ahubwo burya kubera uri umunyabyaha niyo mpamvu ukora icyaha. Niko kuri, kubera ko wavutse uvukanye iyo kamere, ariko Imana ikayanga nabi cyane, Imana ikabyanga cyane, kuko icyo yari yaremeye umuntu twakibonye. Twirinda gusoma imirongo myinshi, ye nikigera muze ko kibura iminota mike kumbwira, ariko nuko tubona ko umuntu twabonye ko yasigaranye amahitamo, bwa busabane n'Imana bwaratakanye. Imana yaremeye icy'umuntu, igice cya 15:6 mu Itangiriro, yamuremeye gusabana nayo. None akoze icyaha ubusabane bwayo biratandukana. None uwo muntu azajya kubana n'Imana nta busabane bwayo afite nayo? Impamvu itari musabana n'Imana ni ikibazo gikomeye cyane, kuko nicyo kintu cya mbere kigaragaza ko upfuye, ko ikigaragaza ko uri muzima umwuka w'Imana ugutuyemo. Paulo nabibabwiye yarabivuze mu Efeso igice cya 14. Tumaze kwizera niba dushyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera, ko tumaze kwizera ikimenyetso cy'uko weze Yesu Kristo nuko Imana ibigutuyemo, ko uba warazutse warabaye muzima. Ezekiel we Imana imwereka ukuntu abantu bameze, we yabihanuye nk'amagufa y'umwe adafite ubuzima. Nuko umuntu iyo umwuka w'Imana watandukanye nawe nuko umuntu yari ameze kuva kuri Adamu kugeza n'uyu munsi. Maze ijambo ry'Imana nkarikunda cyane, ariko Yesu akavuga ngo ariko yabinduranye bazima na Kristo, ko kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Ubwo twari dupfuye, Paulo arongera akabivuga mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 1, avuga ngo namwe yarabazuye mwebwe bari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro, bene hari umuntu wazuka atarapfuye? Ntabwo byakunda. Ni ikitwereka ko namwe yarabazuye ubwo mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, bitwereka ko twari dupfuye. Maybe harimo n'abagipfuye, birashoboka, kambivuge muri ubwo buryo. Udafitanye ubusabane n'Imana niko bimeze. Kandi icyo Imana yaremeye umuntu aravugira ngo nukuza kuririmba cyane nk'ibi byanjye byo kuza kubwiriza, yaremeye umuntu gusabana nayo. Iyo utari musabana n'Imana ntabwo urimo ukora umugambi wawe ku isi. N'icyo Imana yaremeye umuntu. Ibindi byose dukora byatewe n'icyaha. Iyo icyaha kitaza ntabwo tuba tubwiriza. Imana yaremeye umuntu gusabana na, niyo mpamvu no mu buzima bw'iteka hazaba iki? Kuramya Imana no guhimbaza Imana. Gusabana n'Imana tukishima ni icyo umuntu yifuzaga ku muntu. Ariko tukiri mu isi dufite ijambo ryayo, turasabana nayo mu ijambo ryayo, tugasabana nayo dusenga. Kindi dukeneye ko kwitondera ibyo tugaburira abantu bacu. Nabwiye ko dufite ibice bitatu, tugira soul, tukagira na body cyangwa se the flesh, ariko tukagira na spirit. Soul birimo hagati, iri connected n'Imana, uwo muntu aba ari muzima spiritual. Tandukanye n'Imana iri connected n'umubiri gusa, uwo muntu aba agize gute? Abapfuye. Ariko mu byo tumubona ageze gute? Arimo. Niyo mpamvu yavuze ngo namwe yarabazuye ko barimo bize Yesu Kristo mukaza kuba bazima. Rero mu busanzwe ibyo tugaburira umubiri tubicisha mu kanwa, sibyo? Iyo tugaburira umubiri tubicisha mu kanwa, ni gute tugaburira soul yacu? Ko dufite paying attention ku byo tugaburira our soul.
So nabwiye ngo nibamo emotion, nibamo mind, nibamo will, intelligence part, iyo niyo soul yawe. Iyo twayigabura ducishije ko umubiri wo tugabura ducishije mu kanwa, hari n'abajya bitera inshinge nabyo bibaho, hari n'abagaburira umubiri bakoresheje za serumu bibaho. Soul yacu tuyigaburira ishiki, amatwi n'amaso. Iyo umubiri utariye ubugize gute? Umubiri utariye nta gupfa, utariye n'upfa. The same kuri soul. Ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 10, Paulo andika avuga ngo dore kwizera kuzanwa no ku. Niyo mpamvu tukwiye kwitondera ibyo twumva n'ibyo tureba, kuko ibyo ngibyo nibyo bigaburira soul. Rero hari igihe tugaburira soul ibiyikundisha komatana n'umubiri, cyangwa tukayigaburira ibituma irushaho gusabana na spiritual part. Ubwo ushobora kuhita utekereza za filime ujya ureba, indirimbo wumva se, inshuti zawe, ibiganiro murimo muganira ku biki. Ibyo byose bishobora kwereka ndimo nagaburira soul yanjye gute, komatana n'umubiri, gukuza umubiri cyangwa no gukuza ubugingo. Kimwe bavuzaga muri Bible study, our soul is connected na spirit, tubyita ubugingo buhoraho. Nuko nguko iyo Imana yamaze kuguturamo, rero hakahita havuka ikibazo. Byanditswe ndagerageza kubivuga amagambo paraphrasinga kugira ngo zatwara igihe, buri minota mike nanyemerera muri conclusion. Ariko umubiri w'umuntu, imitekerereze ye, emotion ze n'imigambi ye ibikora soul ye, hakaba na cya gice kiri spiritual part, umwuka w'Imana. Ntabwo bishoboka ko Imana yaza gutura mu mubiri wanduye. Iyo turebye mu Kuva igice cya 15 batwereka Mose yajyaga guhura n'Imana, yaravuga ngo amatungo yose muyigizeyo, abantu baze kuba baraho hirya bazengurutse umusozi, ngo kandi namwe mumara iminsi myezi. Ko bidashoboka ko ushobora no kwegera Imana gusa, kandi ntabwo yabaga agiye kwirira amaso ku maso. Icyaha ntibishoboka ko cyatuma umuntu agiye gusabana n'Imana. Ntibinashoboka ko Imana yaza gutura mu mubiri wanduye. Uyobora igice cya 12 arivuga neza ko muri yo nta mwijima na muke urimo. Yavuze ko kijyanye no kwera kw'Imana, kandi kabiri serious kuri his righteousness. None umwuka w'Imana simwamaze kubyumva twese ko twapfuye, kubavutse kuri Adamu, ababyaye n'umubiri. Kareho twahoze dusoma muri Bible study twakoze ngo abatarabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Hano ariko twabyawe n'abagabo n'abagore. Twavutse kuri Adamu, we are spiritual dead. Iyo ni condition iteye ubwoba kuba umuntu ataratangira kugirana ubusabane n'Imana, kuko abaye gutandukana kubera icyaha. Ni condition iteye ubwoba, kandi kuyiramiramo ukayipfiramo biridinga kujyana cy'iteka ryose, kuko uba ufite icyaha kitigeze kikuvaho. Kandi mu Baroma Paulo yaravuze ngo igice cya 3:23 ibihembo by'ibyaha n'ubu mu Byahishuwe igice cya 21 basobanura neza urwo rupfu n'uruhu. Separation n'Imana, gupfa niko gupfa bikomeye, kubahana Imana itari ubuziraherezo. Bibiliya ibyita mu muriro utazima, ariko ntabwo bihagije kuba mu muriro utazima gusa, kuba hari haroroheje, ahubwo gutandukana n'Imana by'iteka ryose nicyo giteye ubwoba cyane. Ikindi gitangaje, soul yawe ntabwo ushobora kuba connected na spirit itari connected na body. Bivuze iki? Mu gihe uzaba wapfuye umubiri watandukanye na soul, ntabwo uzaba urebo yo kugira ute kongera kugirana ubusabane n'Imana mu gihe uzaba utarabikoze imbere. Ntabwo uzabasha guhitamo Yesu warapfuye, kuko umuhitamo n'imbere.
rero ngo nakubwira kugira ngo Imana iture mu muntu nuko bisaba ko agomba kuba yera. Nimvuga kwera mwumva 100%, 99 gusa ako kantu gatoye ntabwo katuma Imana itura muri wowe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muri yo nta mwizima na muke ushobora kubamo, kandi ngabanyangeso mbi ntibazabana nayo. Ntibishoboka ko abana n'Imana ufite icyaha, maze icyati cyatuvaho gute? Mu Baheburayo cyo cya 9:22 haravuga ngo ntibishoboka ko habaho kubabarirwa ibyaha hatabaye kumeneka kw'amaraso. Kugira ngo tube bazima mwene data, kugira ngo tutazabaho byiteka ahantu Imana itaba, kugira ngo tutazabaho mu muriro utazima nk'uko biri bivuga, twaratandukanye n'Imana. Nuko bidusaba ko Imana iza gutura muri twe kugira ngo tube bazima nk'uko nabibabwiye. Sore yacu kongera kuba connected n'Imana, maze ubwo Imana itangira kugena yo emotion n'ibindi byose ko bigenesheje ijambo ryayo. Rero ni muri kondisiyo ikomeye kuko Imana ntabwo yagutura mu munyabyaha, kandi icyo cyaha ufite ntibishoboka ko wagikurwaho hatabaye kumeneka amaraso. Then what? Tumena amaraso ayacu ntabwo yabikora. Wakozwa n'iki umwogesheje amazi yanduye wacya? Amaraso yacu se nimba yaramaze gukora icyaha twayamena ngatwoza? Birashoboka? Ntabwo bishoboka. Ariko Imana ko yakunze abari munsi cyane, Yohana niko bivuze neza, ngo byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Maze Imana imaze kubona iyo kondisiyo turimo, yaturemeye gusabana nayo. Ubwo busabane twarabutakaje mu mahitamo yacu, ariko kubera ko tubutakaza muri bya bintu bitanu Imana yahaye umuntu w'ishusho yayo, yasigaje amahitamo kugira ngo uyu munsi nawe umwe muri twe azongera ahitemo kongera kwiyunga n'Imana, yongera ahitemo kongera kubana nayo, yongera ahitemo kuzasabana nayo, akazabana nayo by'iteka ryose. Urwo rukundo yatugiriye, ibihembo byacu byari urupfu, ariko kubera ko ijambo ryari ukuri ridasubirwaho, iravuga ngo koko ibyaha kuva byarakozwe hagomba kubaho urupfu. Maze yemera kwambara umubiri, ava mu bwiza bwe yari arimo afite amahoro yose umuntu yatekereza, maze ngaramanuka aza mu isi. Ngo ntiyatinya no gupfa n'urupfu rubi rwo ku musaraba, kugira ngo wowe nanjye bidushobokere ko tuzongera kwinjirayo. Maze ngo ajya ku musaraba amena amaraso ye, maze ngo kiza ari igisubizo kuri ba bandi bari baramaze gusobanukirwa ko bakoze ibyaha kandi nta kindi cyabo, kandi ntabwo babasha kuba bazima Imana itabatuyemo, kandi Imana niyo yabaturamo batongejwe ibyaha, Imana ntabwo yatura mu mubiri wanduye. Maze Yesu aze ku musaraba atubera igisubizo ngo amena ayo maraso, maze aravuga ngo uzabyizera biriya ngazabarwaho gukiranuka. Amaraso yoza umuntu abarwaho gukiranuka kw'Imana, namara gutunganywa rwose yogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ngo Imana izimuturemo, ngo kumuturamo ngo mubere ikimenyetso cy'uko Imana yamuzuye iri mu musabane nayo. Nsoza ni ibintu tugiye kuvuga bibiri. Harimo abantu bishoboka ko bashobora kuba ari abapfuye, bari spiritually dead, batandukanye n'Imana. Kondisiyo iremereye cyane iteye ubwoba, kuba utari mu musabane n'Imana. Hanyuma kuba bamaze kubyarwa ubwa kabiri, kubera ko baravutse barapfa, nakundi bavutse bapfuye. Kubavutse ubwa kabiri ibyo birahita, iyo wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, kwizera igitambo atambye ku musaraba ko gihagije kugira ngo kirwanagureho ibyaha, uzabashe kwinjira mu bwami bw'Imana. Biravuga ngo ubuvutse ubwa kabiri ubu byawe n'Imana, nk'uko kare twabibonye muri Yohana, ngo abatarajyawe n'umugabo n'umugabo babyawe n'iki? Babyawe n'Imana. Icyo gihe ubyawe n'Imana, babyawe n'Imana. Rero twabonye ko kuva mu itangira umugambi w'Imana no gusabana nayo. Birashoboka ko ushobora kuba wavutse ubwa kabiri, ariko uyu munsi ukaba uri hano ntusoma ijambo ry'Imana, ntusenga. Njye navutse ubwa kabiri, birahagije. Reka da, kuko ntabwo yakuremeye kuvuka ubwa kabiri, yakuremeye gusabana
wasabana n'umuntu utaganira, wasabana n'umuntu utabwira akubwira gusa. Niyo mpamvu you need to read Bible. Iri ndio jambo ry'Imana ry'ukuri, aha niho dusabanira n'Imana. Hano iratubwira natwe mu isengesho tukagira gute, ibyo bintu mu buzima bwawe nubona umunsi utambutse, ibyo bintu utabikoze, udasomye ijambo ry'Imana, udasenze, menye ngo uyu munsi natakaje iki Imana yandemeye gukora. Yakuremeye gusabana nayo, icyo wagitakaje. Haryo gira ngo gusabana n'Imana tuzakora mu iteka ryose, kuramya Imana akagira ngo mukuririmba gusa. Kuririmba nayo ni kimwe mu kuramya Imana. Ariko Imana yifuza ko tugira heart of worship, umutima uramya Imana. Kandi umutima ntabwo uririmba, ariko wumva ibiririmbwa kandi ukabyakira. Turashoje kubavutsa ubwa kabiri, mukeneye gusabana n'Imana kuko icyo ni Imana yabaremeye. Tuvuga ngo uyu munsi nagiye kubwiriza, uyu munsi nayoboye worship team, uyu munsi nayoboye gahunda, batariko ntago ari purpose yawe. Ahubwo muri bya bindi bigenda biza, bimwe umuntu yaremeye, umuntu twabonye harimo n'inshingano, n'inshingano zikomeza kugenda zigaruka. Waremeye gusabana n'Imana. Iyo utari musenga, usoma ijambo ry'Imana ntago bisigana. Gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ntago bisigana. Kuko ijambo ry'Imana ryo ntago ariko tugisobanurira. Ko Yesu yaravuze ngo simbasize mwenyine, ariko ngo nzawereza Umwuka Wera, ngo wazenda kubyanja bibabwi. Nuko kumva ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera ubitubwira. Iyo ushatse kubyumva kwawe, yes, urabyumva, ariko ntabwo wumva icyo ijambo ry'Imana rivuga ko Umwuka Wera niwe uritubwira. Ku muntu rero wumvishe kondisiyo arimo, bandimwe utarigeze na rimwe munsi wawe ugira uwo munsi wo kumva situwasiyo urimo uyu munsi, yo kuba utarigeze wakira Yesu Kristo, cyangwa utarigeze wumva ko wapfuye kubera ibyaha byawe, ngo uterwa agahinda nuko uramutse upfuye. Ntawe mbyifuriza, ariko niyo realite twese turabizi. Hano turiga twarangiza bikagira gute, ariko anytime tuba tubizi ko igihe kizagera dupfe, sibyo? Uyu mubiri tuzawambura. Uratekereza ko uzajya mwene data? Bibiliya ni ukuri iraherekana, hari abazajya kubana n'Imana n'abazatandukana nayo by'iteka ryose. Kandi muri bya Imana yahaye umuntu yamuhaye amahitamo kugira ngo uyu munsi nimba urimo ube wafata icyemezo. Emerere Yesu, mubwire ngo sobanuye situation ndimo. Uretse uko navutse n'ibyo nakoze byose n'ibyaha, kandi ibyo ngibyo byose byaridenze ku gupfa. Ariko waravuze ngo uzakwizera ukamubera umukiza, umukishije rwa rupfu yararimo, ukamubera umwami ugiye kuyobora ubuzima bwe umunsi ku wundi. Nta kabusa tuzabana mu bwami bw'Imana. Ntabwo gufata umwanzuro bigoranye, cya gisambo cyari ku musaraba cyabaye kubwizera gusa, cyemeye ko ari ikinyabyaha. Nawe icyo ukeneye gukora uyu munsi, kwemera ko uri umunyabyaha. Iyo urebye mu byo ukora, ibyo utekereza n'ibyo ugambira, ubona ko bihabanye n'ijambo ry'Imana, ibyo biri byita ubunyabyaha. Igisambo cyari ku musaraba kimaze kubona kiravuga ngo se twe ko twakoze ibyaha, we bakujije iki? Cyemeye ko ari ikinyabyaha, kiravuga ngo nugera mu bwami bwawe unyibuke. Bishoboka ubwo cyari kivuze gute? Afite ibyaha yarabikoze, ariko azinjira mu bwami bw'Imana gute? Ariko yizeye ko Yesu ari we wenyine ushobora kumwinjizayo. Menze wati niwe wamubona waguraho bya byaha, ngo kandi nugera mu bwami bwawe unyibuke. Wawe kwita umuntu ubwami bwawe gutemera ko ari umwami se? Nuko ibyo ndi kubwira gukora cyabikoze mu minota 2. Yesu arakibwira ngo umwanya muto turabana muri paradiso. Nimba urimo ukaba utarigeze ufata icyo cyemezo, raise your hand, tugasenga Imana ukakira iyo mpano y'ubuntu. Nimba ntawe urimo ushaka kwakira impano y'ubuntu, ngo ubuzima bwawe Yesu uyu munsi avuka ubwa kabiri, yemere kuyoborwa nawe iminsi yose, maze ngazamugeze mu bwami bwe, birashoboka ko twese twamwakiriye. Reka duhaguruke dusenge. Tugiye gusenga Imana, tubwire ibintu bitatu. Cya mbere, tubwire Imana ko dusobanukiwe icyo yaturemeye, ko ari ugusabana nayo,
nicyo ngicyo. Urebe ubusabane bwawe n'Imana, gusenga kwawe, gusoma ijambo ry'Imana kwawe bihagaze bite, maze uhitemo bwira Imana ngo umfashe kugira ngo nongere ingaruke ku ijambo ryawe, nongere nsabane nawe mu gusenga Imana. Reka dusenge. Data, twongeye kumuha icyubahiro Mana, tugushimiye ko uri mwiza kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose Mana. Tumaze gusoma ijambo ryawe twongeye kubona situwasiyo twarimo, ariko kubw'urukundo rwawe rukomeye ntabwo watwemereye ko tuguma aho ngaho Mana, ahubwo wemeye kumanuka uva mu bwiza wawe mufite amahoro uza mu isi. Twebwe abantu tugufata nabi, ndetse ntiwatinya no kuba imbata, ndetse niyo hasi cyane Mana. Wukira mu kiraro, uyu munsi twe turawukira mu bitaro, wemera kumana kugera hasi hashoboka, ariko kugira ngo uyu munsi uzanzamure Mana, uramanuka ngo twebwe tuzamure Yesu. Warakoze Mana, warakoze Yesu. Iyo tubitekereje niyo ndirimbo iza mu mitima yacu, kuko watugiriye ubuntu Mana, ngo twari dupfuye tuzijyana ibicumuro byacu, ubu ni bwo bwadukijije bwa Yesu. Data, turaguhamagaye ngo uze utwemerere Mana, twongere gusabana nawe umunsi ku wundi, dusome ijambo ryawe nuko bikwiriye Mana. Hari igihe dushobora gutekereza ko twebwe turi abanyeshuri, ubu ntabwo twabona akanya k'ijambo ryawe, ariko iyo turebye muri Yosuwa tubona umutegeka ngo umunsi ku wundi ajya asoma byanditswe mu gitabo cy'amategeko yawe. Nyamara yari umwami afite kurebera igihugu cyose, kandi yaragiye kujya gufata igihugu cy'i Kanani, afite gutegura intambara, afite gutegura ibintu byose, ariko urabimutegeka ariko akajya asoma ijambo ryawe umunsi ku wundi. Ese Data, kuki twebwe twiga amasomo makeya gutya bitadukundira ko dusoma ijambo ryawe umunsi ku wundi, bitadukundira gusabana nawe umunsi ku wundi? Data, turakwinginze ngo uduhe wisdom, udishurire, twereke ubutunzi buri mu ijambo ryawe, maze dukundishe kurisoma, turusheho kurisoma kugira ngo tugere ku rugero rukwiriye. Kandi umunsi ku wundi Data, turakwinginze ngo utwemere dusabane nawe, igihe twabyibagiwe utwibutse, kugira ngo tugume Mwami turi mu busabane bwacu nawe. Urakoze kudukunda, komeza ubane natwe, kandi ijambo ryawe rikomeze kutubera itara nk'uko Dawidi yabyanditse, ritumurikira intambwe z'ibirenge byacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.